Okay, hano ngiye kugusobanura ukuntu ushobora gukina football. Ni ukuvuga ati ahangaha iyi ni menu yose ni imikino ibiri kuri Winabet. Noneho rero ni ukuvuga tujye gukina kuri football, urakanda hano kuri sport. Noneho izi zose aba ari match ziba ziri bukine, sibyo? Izi zose aba ari match, ni ukuvuga ati ni iya mbere ni iya kabiri, iya mbere iya kabiri. Noneho rero hano ku ruhande hari team 1, hari akakubo, hakaba na 2. Ni ukuvuga ati no rimwe ivuze ya team 1 iri hano hirya. Noneho naka gakubo kakavuga ko ibiri bunganye binganya kunganya team 2 ivuze iyi kabiri ivuze team 2. Noneho rero ushaka kubetinga uraza ugakanda hano muri ibi bikubo bya buri team ubona ko iri butsinda. No kuvuga ati team 1 ikubiye 4 n'ibice 50, kunganya bikubiye 4 n'ibice 50. Team 2 ariyo Liverpool hano ikubiye 1 n'ibice 6 67. Noneho rero iyo ubona iri butsinde ukanda mu bikubo byayo. Hanga ndabona ko team 1 iri butsinde, nkaza nkakanda muri ibi bikubo byayo hasi. Noneho rero wenda dukoze indi selection hasi kavuga ati wenda team 2 iri butsinde, ndaza nkakanda muri ibi bikubo byayo hasi. None indi selection kunganya nkakanda hano hagati. Noneho rero iyo ndaje gukora ino selection yanjye, wowe uhitamo amatimu ushaka. Iyo umaze gukora selection yawe uraza ugahita ukanda hano muri my bet slip. Bet slip bakakwereka za selection wakoze, ugashyira amafaranga hano muri stake, ubona ugahita ukanda press bet ukaba betinze. Noneho rero iyo wabetinze warangije, no kuvuga ngo wabetinze warangije hano ujya kurebera ipari yawe, ujya hano muri noneho my bet hano ahangaha. Niho ukanda my bet ukareba selection wakoze ibirimo ipari yawe umaze gukora ukayibona, ndetse ni ushaka kureba ko yatsinze cyangwa yatsinzwe niho ujya kwirebera ukanda muri my bet noneho ukabasha kwibona. Uko nguko niko ba bettinga football.